mu gice cyatambutse mu nta mbabazi naguha twasize Krenia yaramaze gufata ijambo mu kirori cyo gushima Imana bayishimira ibyiza Krenia yaramaze kugeraho. Dawuru yaramaze kumuha ijambo. Krenia amaze kuvuga ko agiye kubanza kubasangiza ubuzima bwe bushaririye yanyuzemo. Ese nyuma yo kubasangiza ubu buhamya bwiwe ndetse n'ubuzima bushaririye bwamururiye bwaruraga cyane ndetse butari bwiza habe n'aka na gato kuri we, biraza kugenda gute? Ese aho ngaho Deborah araza kumumenya, namumenya se n'iki kiri bukurikire? Inkuru yacu ko tuyitangirire kuri aba ngaba bombi n'ubundi. Krenia aba afite ijambo, abari aho ngaho bose bamuteza amatwi, bari concentré bamuhanze amaso, bategereje kumva inkuru y'ubuzima bwe byinshi yagiye anyuramo. Krenia rero mu gahinda kenshi no mu marira atangira avuga ngo burya ntawuhitamo aho avukira, nta n'uhitamo ubuzima azabaho, byose bigenwa n'iyi Mana. Bibaye ari uguhitamo, buri wese yahitamo kuba mu buzima bwiza, yahitamo kuvukira heza, agahitamo kuvukira mu maboko meza. Twese niduhitamo ababyeyi bazatubyara, yewe niduhitamo n'abazaturera, ntituba tuzi ngo iyi si izatubera nziza nangwa se izatubera mbi. Nta n'umwe ubuzi ngo ese iyi si izambera nziza nangwa se izambera mbi cyane. Nta n'umwe ubuzi ngo ese iyi si izambabaza nangwa se ntizambabaza. Byose tubimenya tumaze kuvuka, ariko habaye hari ihirwe ryo kubanza umuntu agahitamo. Ntekereza ko nta muntu wahitamo ikibi, yewe nta n'uwahitamo kuvukira habi no kuvukira ku babyeyi gito. Ntawe ugira amahitamo yahavukira, twese turavuka tukisanga mu miryango twavukiyemo ndetse tukanayikuriramo. Gusa kuri njye siko byagenze. Njye mundeba ahangaha mfite ababyeyi bombi, ariko sinzi nuko basa, sinzi niba babaho, sinzi n'ibyo batunze, sinzi n'aho baherereye. Ariko nkiraho nshima Imana ko yanshumbushije ikampa ababyeyi bankunda urukundo rutagira umupaka. Mbere y'uko nyogokuru wanjye yitaba Imana, yambwiye ko mama umbyara yambyaye akamuzana akamunsigira, ambwira ko yewe yabanje no kwanga kunyemera kuko yabonaga atazabishobora, nari nkiri muto ndi uruhinja. Mama ngarangije aramubwira ngo nutabyemera uyu mwana ndamwica ahangwa se ngende mujugunye. Nyogokuru ngo aho kugira ngo amureke anjyane abe yangirira nabi, yaremeye aransigarana. Mama umbyara ngo yasize amubwiye ko ntazigera amenya ko akiriho, ngo iteka ajya ambwira ko ababyeyi banjye bapfuye. Nibyo koko nakuze nzi ko nta babyeyi ngira, nkura nzi ko mukecuru ari nyogokuru wanjye wa nyawe, ntazi ko nawe ntacyo dupfana, nubwo ntacyo twapfanaga yanyitayeho, yamaye urukundo. N'uyu munsi iyo ntekereje ko ntakimufite nzenga amarira mu maso. Krenia yatangira no kurira, kuvuga bigatangira kumunanira. Ria aramwegera akamubwira ati muvande, ndakwinginze ihangane, komera, ndi hano ku bwawe mukuru wanjye, iteka nzahora iruhande rwawe kandi urabizi ko ngukunda, so be strong kandi ukomeze utubwire iyo nkuru. Urabizi ko nanjye ari ubwa mbere ngiye kwiyumva, ni kenshi wagiye ugerageza kuyimbwira ariko nkayihunga. Kuri iyi nshuro nditeguye,
niteguye kuyumva, nanjye narenze ubwoba mfite no kuba nagira agahinda k'ibyo wanyuzemo. Uyu munsi mpagararanye nawe, ngaho ukomeza utubwire. Grenia ari munyamunya agasa n'uwihangana, ariko buri uko atangiye kuvuga amarira akaba menshi. Akomeza agira ati, mukecuru yampaye byose, yanyimye icyo atari afite, kuko icyo yari afite cyose twaragisangiye. Twasangiye ubusa, dusangira ubuzima bubi, cyane ko ubwiza bwo ntabwo twari tuzi. Nyogokuru wanjye nta kintu yari ashoboye gukora, twari tubeshejweho n'Imana. Nyuma yaho gato, umukecuru wanjye yaje kurwara, mbura uko mwitaho, mbura n'uko muvuza. Nari mfite umwana w'inshuti yanjye twakuranye, ntekereza ko ubu ngubu yanakoze. Nyuma yaho yaje kujya muri Canada, yitwa Logan. Logan we sindi bumuvugeho, kuko ngiye kumuvugaho bwakira bugacya, ntabwo twava hano. Njye na nyogokuru yatwitayeho, yaduhaye buri kimwe, yarankundaga. Urukundo yankundaga, iteka ndarwubaha, nkaruha n'agaciro. Yega hari sinzi ko nzongera kumubona ngo mushimire ineza yangiriye, ariko ngize amahirwe yo kumubona, namushimira by'intangarugero ndetse byimazeyo. Logan yamfashije kuvuza nyogokuru, ariko bibi by'ubusa. Nyogokuru wanjye hasiga ubuzima. Gusa mbere y'uko yitahira na mbere y'uko agenda, yambwije ukuri. Ambwira uburyo mama wanjye yasize amubwiye ko ntakwiye kuzamenya ko akiriho. Ubwe yampaye amakuru, ambwira ko mama atanshakaga. Byanteye igikomere, n'uyu munsi ndacyagifite. Igikomere cyanjye gihora kiva. Nubwo Imana yampaye ababyeyi bankunda, ariko mpora nibuka ko uwo nakita mama, uwantwise amezi 9 akanyibaruka, atigeze yifuza yuko menya yuko ariho. Ibi bijya bintera kwibaza, ese mama wanjye yasamye inda yanjye atabishaka? Ese naba naracumuye iki? None se yaba yarafashwe ku ngufu, nkaba naraje ndi umwana w'umuvumo? Byanteye agahinda. N'uyu munsi iyo mbyibutse, mba mbona hari ndi ikivume. Nageze aho niyanga, nanga isi n'abantu, nanga ubuzima bwanjye. Ndavuga ngo nakifuje iyo nza kuba ntaravutse. Nageze naho ntonganya Imana, ndayibaza, nese wa Mana ubundi wandemeye iki? Kuki wemeye ko mbaho? Ko wari uzi ko nzamera gutya? Ko wari uzi ko nzababara bigeza aha? Kuki wandemye? Ko wari uzi ko nzanyura muri ubu buribwe? Kuki utatumye inda yanjye ivamo? Ese iyo ureka ubundi mama akampitana, ntutume hari umugiraneza unyitaho? Nagiye ngerageza kwiyahura kenshi, ariko simpfe. Nyogokuru wanjye amaze kugenda, ibintu byarancanze. Inzu twabagamo yagize gutya irasenyuka. Imvura yaragwaga, nkicara, yamara guhita nkadaha amazi yiretse mu nzu, nkaryama muri cya cyondo mu bukonje bwinshi cyane. Nkagerageza gutegereza kumva ko ndi bushyuhe, nkabona gusinzira. Nari maze kuba umwangavu, najya muri period nkirwa nicaye hamwe, kubera ko sinashoboraga kuba nabona ikintu cyamfasha.
nanyuze mu bibi byinshi, ntabwo nabivuga ngo mbirangize. Nahereye ko rero mvaho nabaga ngenda ntazi iyo njya, ndavuga basi reka njye kwiyahura. Ndimo ngenda nahuye na Gwiza, Muneza na Mugisha. Nari nzi ko ngize ihirwe mbonye bagiye kunyambura ubuzima, ariko nabo bambonye aho kunyica bangirira neza, banyitayeho, bampa urukundo rutaziguye, nta kintu n'iki na kimwe bisigarije. Bari mayibobo, bari abana bo ku muhanda, bari marine zigenda, ariko ibyo byose babisiga inyuma barankunda, kuko numvaga mfite igikomere ntagikeneye kubaho. Nagerageje kwiyahura ariko baramfasha banjyana kwa muganga. Icyo gihe ntacyo nabaye, twakomeje kubana, ariko nyuma y'igihe kuko numvaga ndariyanze, nibwo nafashe icyemezo cyo kujya ku muhanda kugira ngo imodoka iri bunyureho abe ari ngigonga. Ngwayo nguko uko niko naje guhura na papa wanjye w'igikundiro Raoul ndetse na mama wanjye Carrie. Twahuye nyuma y'uko mama wanjye yari amaze kungonga. Namaze amezi 6 ndi kwa muganga, 3 nayamaze muri koma, 3 nyamara ndi paralize, ntabasha kubuja, ariko narakangutse. Naje kugendera mu kagare imyaka myinshi ntabasha kugenda, yewe nabasha no kwikuraho ndi. Ibyinshi nabikorerwaga na Riya. Riya yari akiri muto, ariko ntiyigeze njya kure. Reka mbanze nshimira ababyeyi banjye batigeze banyinuba mu buzima bubi bwose nanyuzemo. Kenya agahinda bari kose, Riya nawe agera hagatangira kurira, hakabura uhoza undi. Carrie nawe aho aba yicaye, n'ubwa mbere nawe aba yumvise iyo nkuru, yewe na Raoul bose n'ubwa mbere baba yumvise, abari aho bose barumirwa. Deborah atangira kudagarwa, agahita ahaguruka akegera Kenya akamubwira ati none se mwana wa, uwo mukecuru wakureze yaba yitwa nde? Hati birabibyuye, none se reka nizere ko ibyo ndi gukeka atari byo. Kenya ati none se auntie, nibiki uri gukeka kandi? Deborah ati none se uwo mukecuru yakubwiye ko mama wawe yitwaga nde? Kenya ati reka nkubwize ukuri, mbere nyumva izina ryawe nabanje kumva nkwanze, kubera yuko numvaga witiranwa na mama wanjye, ariko kuko mami ari we mama wanjye Carrie yagukundaga kwitaho, byatumye ngukunda. Ndavuga ngo sinshaka kubabaza ababyeyi banjye, ariko mama umbyara nawe yitwa Deborah. Deborah ahita yikanga akavuga ati ntibishoboka, Kenya ni umwana wanjye. Abari aho ngaho bose bagwa mu kantu. Kenya nawe agahita yikanga. Riya ati ngwiki, umwana wawe? Wowe se Deborah? Nako wowe auntie? Ntago bishoboka. Wowe se ugira umwana ungana gutya, ubundi se wowe wigeze ubyara? Riya we nta kintu n'iki na kimwe abazi kuri Deborah. Carrie ahita ahaguruka akambwira tugize ngo iki Deborah? Deborah atangira no kurira ati ntababeshye, ibintu byose uyu mwana w'umukobwa avuze birahura n'inkuru yanjye. Kenya ni umwana wanjye,
abari aho bose bagwa mu kantu. Debora atangira kwegera Clenia ngo amukoreho. Clenia akamuhunga akamubwira ati girayo winkoraho, none se wowe uhera hehe, nangwa urashingira hehe uvuga yuko ndi umwana wawe. Debora ahera ko akamubwira ati nyumva neza mwana wanjye, none se uwo mukecuru ntabwo yitwa Mbabazi? Uwo mukecuru si umukecuru utarigeze ubyara, wapfushije umugabo we atarabyara akarahira ko atazigera yongera gushaka, nta mwana n'uyu n'umwe yagiraga. Clenia ati ngo iki ko numva ibintu uri kuvuga se bifite ahantu bihuriye, ntago nabyizera. Ngo iki none se mukecuru wanjye umuzi ute? Clenia ati Mbabazi, mukecuru Mbabazi yari inshuti ya mama wacu mbere yuko mama wacu yitaba Imana. Clenia atangira kwibuka, akibuka ko ibyo byose nyirakuru yabimubwiye. Biramucanga bikamushobera, agahita avuga ati ntibishoboka. Koko wowe uri mama? Atangira no kugiramo n'ubwoba, akagira igihunga, agatangira kugaruka inyuma. Ahera ko mu mutwe bikivanga, akareba Debora, akimagina ari kumuniga, akimagina ari kumubwira ko atigeze amukunda, akimagina ari kumubwira ngo ubundi gute wabayeho kandi narumvaga ntashaka kubaho. Akimagina mama we ari kumubwira ngo numvaga ntakwica ukiri muto, sinigeze ngukunda, n'ubu sinzigera ngukunda. Clenia biramucanga, mu gihe Debora we aba ari kurira, arimo amwegera agira ngo byibura arebe ko yamusaba imbabazi. Clenia uko abona amwegera aba abona asa n'umufitiye umujinya, ahera ko akavuza induru. Mu kuvuza induru ahita acika intege, akagwa aho ngaho, ahita agwa igihumure. Ibyari ibirori bigahinduka amarira no kwibaza ibibazo byinshi. Debora ahita amwegera akavuga ati umwana wanjye arapfuye, umwana wanjye abaye iki? Nimumfashe mwigireyo, nimumuhungize. Abari aho ngaho batangira guhungiza Clenia. Lia areba Debora akamubwira ati girayo, byose ni amakosa yawe, byose ni ubuhemu bwawe. Iyo bitaza kuba ukwikunda kwawe no kwishyira hejuru no guta umwana akiri muto akaba yarakuranye ibikomere nk'ibi, n'uyu munsi akaba akibigendana, njyewe reka nkubwire ni kenshi cyane Clenia yajya yiherera akarira. Clenia afite ibikomere agendana buri munsi, tumubona aseka agerageza kumwenyura, ariko agira agahinda atajya abasha kubwira undi uwo ari we wese. None wowe uri kuza umwegera nta n'isoni, uramwita ngo umwana wawe. Carrie aramubwira ati Lia, geza aho ngaho, uyu ni anti wawe, wimwubahuka. Lia ati oya mama, reka mubwire, uyu ni umubyeyi gito, wowe se ko wambyaye kutigeze unta, kutagiye kunjugunyira abantu, kutigeze unyijishura, reka mubwire mbonereho no kumugaya kuko ababyeyi bameze nkawe ntago bakwiriye rwose, ntibakwiriye umugisha w'urubyaro. Sinzi n'ubundi ngo ese Imana ibigenza ite, ubundi abantu bameze gutya bakabaye babaho nta rubyaro. Gasaga umuntu ufite umutima wo kwita ku uwo yabyaye yararubuze, mu gihe abantu bameze nka Debora birwa bidedembya
mama ntabwo nakubeshya ndumva mbabaye cyane. Ese wowe ni wowe watumye umuvandimwe wanjye anyura mu buribwe nk'ubwo yanyuzemo? Uzi agahinda Crane yahorana? Uzi inshuro zose njya nkunda kumugwaho yiherereye ari kurira? Afite akazi keza, afite boyfriend mwiza umukunda, afite Raoul na Carrie ndetse na Ria bamukunda, akagira n'abandi benshi bamukunda, ariko ibyo ngibyo ntago bimuhagije, ntago byigeze bimuvura ibikomere afite. Agerageza kumwenyura ariko agendana ishavu n'intimba. Urabona icyo wakoze? Urabona icyo wakoze? Ngaho ndebera, umuvandimwe wanjye aragira icyaba, ntabwo nzigera nkubabarira. Crane yaragira icyaba, nawe ushaka aho ujya. Ria ahita ava aho ngaho, ahera akagasohoka ari marira ari menshi. Raoul na Medi baterura Crane bakamwihutana kwa muganga. Carrie nawe yinjira mu nzu agategura ibyangushye akabakurikira. Twigarukire kuri Jessie ndetse na Logan. Jessie yegera Logan akamubwira ati calm down. Benda kwinginze nyumva bwarimwe, mama Hirwe, ongera umihirwe, unyumve, wumve ibyo nshaka kukubwira, yewe n'ibyo nshaka kugusaba. Urabizi ko ngukunda, kandi ngukunda kuva kera, ngukunda kuva tukiga no kugeza uyu munsi. Reka basi nkubwize ukuri, Gaël wabonye ntabwo makana ko dukundana, yewe twanakundanye imyaka myinshi, ariko reka nkubwire ukuntu byatangiye. Gaël twahuriye ahantu mu kirori, nari ndi kumwe na Isimbi ndetse na Kesia. Ubwo rero twari turi mu kirori uwa batatu, ntabwo njyewe na Isimbi urabizi ko tutajya dutandukana, ntitujya dusigana. Ketia rero nibwo yaramaze iminsi avuye hanze. Urumva twari mu kirori cy'umushuti we, Gaël nawe yari yakitabiriye. Nuko twamenyanye duhana ama contact. Nyuma twatangiye tuvugana bisanzwe, twaje kwisanga dukundana. Ntabwo nibuka ukuntu byagenze, ariko twaje gukundana gutyo. Gusa remember, wari waragiye, ntabwo wari ugihari. Ntabwo nari mfite icyizere cy'uko nzongera kukubona. Naje gukundana na Gaël, ndamukunda pe, ntago ndi buhakane ko nigeze mukunda, naramukunze ndetse mukunda bya nyabyo. Nyuma y'igihe njyewe nawe dukundana, nibwo naje kukubona. Kwihangana birananira, yego nakoze ikosa ndabatendeka, ariko ni wowe nkunda Logan. Trust me, ni wowe nkunda. Logan ati none kuki utabimbwiye na mbere hose? Jessie ati se nari kubihera hehe? Nari kukubwira ngo iki? Nari nyirimo nshaka uburyo nzabikubwiramo, na Gaël nkabimubwira
nkamubwira ko tutakiri kumwe, ahubwo se ubundi wowe na Gayeri muziranye gute? Logan ati twarahuye aramfasha duhera ubwo tuba inshuti, nabonye ari umwana mwiza, ariko nanone iby'uko twamenyanye ntago ari ngombwa, mbwira kuki wakoze biriya. Jesse ati nagusobanuriye, gusa ni wowe nkunda. Logan ni wowe nkunda, nta wundi nkunda uretse wowe. Logan ati Jesse nyumva neza, kuba unkunda ni kimwe no kuba ukunda Gayeri ni ikindi, ntago wadukunda twembi. Jesse ati mama hirwe yo guhitamo bwa nyuma, ndahita mbwiza kuri Gayeri, ariko ntago nshaka kukubura, ntago nshaka kukurekura. Logan aramubwira ati apana, ntabwo nakomezanya nawe, genda ukundane na Gayeri kuko nabonye gukunda. Jesse ati ndakwinginze oya winsiga, winta, please mbabarira. Logan ati oya, icyakora ndakubabariye, nguhaye imbabazi, gusa nubwo nkubabariye genda umvire mu buzima, sinshaka kuzongera kukubona. Jesse atangira no kurira asaba imbabazi Logan, ariko Logan akabyanga. Jesse asohoka arira akamubwira ati niba unyanze reka ngende, ariko ahari igihe cyose uzaba utakinyumva, igihe cyose uzumva ko ntakiriho, nujya wicara basi jya umenya ko nagukundaga. Jesse asohoka kwa Logan, mu gusohoka agisohoka igipangu yambukirana nabi umuhanda, imodoka igahita imugonga. Ikimugonga abantu baba bari aho ngaho bavuza induru, mu kuvuza induru Logan arabyumva, mu kubyumva ahita asohoka, arasohoka agasanga Jesse aryamye mu muhanda. Mu bwoba bwinshi yigizayo abantu agahita amuterura akamwihutana kwa muganga. Abahangayitse ubona afite ubwoba ndetse n'igihunga, ahera akagafata telefone agahamagara Isimbi. Hashira akanya Simbi nawe akaza, arahagera gasanga Logan byamucanze. Simba abaza Logan kamubwira ati se byagenze bite kugira ngo akore accident yisange muri iyi situation, byagenze gute? Njye mperuka mbwira ko aje kukureba. Logan niwe aba yabuze n'icyo avuga, yabuze n'icyo areka. Isimba atari ko niwe ndihubaza byagenze bite? Logan aramubwira ati ntacyo mfite nakubwira, gusa ndumva mpangayitse, Imana imbabarire imurengere rya none. Bakiri aho ngaho muganga ahita aza akabahamagara akababwira ati umurwayi wanyu twamwitayeho, ariko ubu ngubu ameze neza, iyo mumutindana gato byari kumwafekta akaba yahasiga n'ubuzima, ariko mwahagereye igihe. Logan ati none se twamureba? Muganga ati nta kibazo mwamureba,
Isimbi na Logan barinjira, bakinjira Yesu akibona Logan amarira aratemba. Isimbi arabibona akabona ko hagati yabo hari ikintu kitameze neza, agasa n'usohotse gato. Mu gusohoka Logan abaza Jesse akamubwira ati kuki wabikoze, kuki wari ugiye kwiyambura ubuzima, ubundi wari wasaze, watekerezaga iki? Ese wumvaga niwiyambura ubuzima njyewe ndi bumere gute? Wumvaga se nakibabarira iki cyaha? Nari kuzahora nishinja kari njyewe kwambuye ubuzima, ntago nari kuzabyakira. Erega nubwo uvuga ngo urankunda ntago ari wowe wenyine, nanjye ndagukunda, ariko kwishora mu modoka ngo ugongwe ntago ari cyo gisubizo, ntago ikibazo gikemura ikindi, nta nubwo ikosa rikosora irindi. Wari ukwiye kumpa umwanya nkabanza nkitekerezaho, ariko none ndebera. Jesse ati none se basi wambabariye ko ntazongera kukubabaza? Erega udahari nanjye simpari, ntagufite ntacyo naba mfite. Basi mbwira ko utagiye kunyanga, basi nyemerera ko njye nawe tuzakomezanya. Inkuru yacu reka tuyisubikira ahangaha. Ese Logan ari bubyemere, yemerere Jesse ko bakomezanya, nangwa arakomeza muhakanire? Ese Clenia umaze kumenya mama we namara gukanguka, amaze kuzanzamuka, niki kiri bukurikire? Aho araza guhuza na mama we nangwa ntibari buhuze? Ese nyuma y'uko bimenyekanye ko Clenia ari uwa Deborah, niki kigiye gukurikira? Aho Clenia azahura na papa we Clevis? Byose rero mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Nambabazi Naguha, njyewe nitwa Atete, ninjye uyandika kandi ni nanjye uyibagezaho.